iragukunda ndagukunda kata nyine turebe ndagukunda ndagukunda oya ndagukunda aho byahereye. se shuka ufite udufundiko ni ingaruka zo gukundana n'imbobo iyo narakundana nawe mba mfite amaguru meza ntabwo twamenye mfite utuguru twiza ariko uri umukene ntunegera bayike nibwo tese nkazigira reba ahantu tuvuye n'amaguru wawe imbobo wenda basi unayipositinze nawe na sponsazi siporo cyavuye kugusura vuye kugusura vuye kugusura narisha n'amaguru uvuga ko twari turi muri siporo abantu bazane siporo nambaye gukiza n'iteni na potapo kuramo ingofero oya kuramo ingofero iri buzikora nanjwira ugira itagazo ndana n'umukobwa ugira injwiri zerekane izi ni injwiri zerekane nabuze usubonye sho wagira ishyara amarende yanjye izi kamaze akantu ngira ikintu kimwe unkundira basi pfa kubeshya mbese imagine no kubura ibintu bese question cyangwa mukundira kuri ikigo shunanyasha ugira habe nanyasha ugira nyashiresi n'umwe mwakundanye ufite nyashiresi bega imfundiko abanyarwandakazi ni ubwa mbere tuye umukobwa w'imfundiko zigana gutya dushyiremo udupfundiko twawe turaje tukagenda Fica wambaye amahoro mani wadese urengeje twamenyanye Gade. You This Mbese agiye gufata umubebi w'icyuki nkanya c'est mon bébé. Écoute bien, peut-être kugenda n'amaguru. Ukunda igipira cyanjye utumye kireshya mwana. Unamwereke. Kigori cy'icyanaki. Nanjye nayo twiyoboye amaguru. Iga, uri ushaka iyo. Uri igisazi. Ngira mu bebe. Shambo rimwe gusa. Nagukunda. 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 Kwikata. Kata nyine turebe. Nagukunda. Nagukunda. Oya, ndagukunda. Ndadane cyo. Agahindune. Murafata record.
kuba ikigo ry'iwawe zana mwana kese basi ko njye kwambara agasuti uboneho Azi. Se wadi. Oya. Oya byanagiye. Se wanditse. Yesuwe. Arif. Kemani wakoze. Sinzi ko ntakurakaye Fayi wavuyeyo aho nabwiye turi ku butembere wayo. we nande Njye nawe. gatugende Imbere karasenze imbere. Aha. wambuka ubutaka ujya mu kindi gihugu korora maze Shu. Muri Bukavu. Wari wajya muri Kongo. Si ubwa mbere ugiyeyo. Banza ubwire. Si ubwa mbere ugiye muri Bukavu. Ushaka gukora iki? Ushaka gukora iki? Yego. Uziko iyo tujyayo wundi karemane atari ku giti cy'umwami se. noneho imyaka 9 agiye umwana imyaka 9 agiye ibibazo gute azavuga rero umwana w'imyaka 9 agira ibibazo bimeze ute bawe? babaguriye mukuru we bisi bakamwiba nikaragiyeho ndamwereke umwameri wanjye ugira nini sisa basefo uramugirira gacyennye kera ariko ngo dusigaye dukundana naripfuye. Shuburetse aho harimo inzira cyangwa no kujya kwicara gusa? Nisu muhuru de tukahita tugwa twahita dupfa bara ni abantu. oya ni udushishi cyo inshinzi cyagiye turatsinze Ntago wababona. Ntago bagaragara sha. Nisanze akarenzi twiyahurira. Ariko baragira iyo ngisoma urumva nimba nabo bayirenze mwana aho kuba wapetse ayike why turi kujya muri Kongo.
on our way to Bukavu. nabyubona biba menye kuri muri nyungu ugomba kwishyura Ari Bukavu na Goma turajya tunatugukire. yavava wishyura icyo kwibabaza Aha. So, ishyamba riteye ubwoba. ntabwo biteye ubwoba muri kare kureka abana bateye ubwoba Nyine rero ndi kuvuga. hano ngaha hari Nese shoka nkubaze. kera nyine tugeze kujya Barimo barakora iki? Yesu, nese shoka nkubaze. Ahantu ugiye na wenyine. abantu tureba mu gitondo Cyaka. Abantu baba barabizindukiye man. babikunda ngo banavuze Wowe. adaya Ye, wowe. akunda ibidudu barazi Dekuko. Seriko Yesu. Musari gera tubikunda. Ni wowe. Wiburana. ngo kara tutafunguka kantamana Aha. ubikunda bizi nawe twakivuga dutera kumena nashuduka njyanye muri iriya hoteli Yeah. mani ba muri iyo hoteli Bego. ngwino mwana w'imurika muri iyo hoteli Begisho. ikihe Ahantu uzi ko umuntu yakwica akakutabamo abantu ntibazamenye ko wapfiriyemo. ubwo akantu hari icyo Oya, dukomeze tugiye. ako nako Ntabwo nshaka kureba icyobo shu. urabona ko dushobora guhura na fesi Ngayibaza mu ishyamba ibibazo iyo akandagiye. cyaragabanyutse mani kubera imvura Cyaragabanyutse. durebe icyobo giteye ubwoba Manu uzi ko ingwe ari umusozi wacitsemo kabiri. urazi mbere nyine harimo umwobo uteye ubwoba bireba Ntabwo uzi ko ingwe ari umwobo wacitsemo nagiye kabiri. ko cyaba tukiza gusenya twajyaga tuza tukishamo ntitumenye n'igihe se yarangiriye twishamo turimo turakina Oya shuka maze kubaza. ikarinda irangira tutazigera Wishanyaga nande hariya muri saye. We nande? niyo n'akabesiti kanjye mani Kagahugu cyangwa kagakobwa? kagakobwa yesu Saye tuzi ibintu biberamo. Saye tuzi ibintu biberamo ntukabeshya. bebe nakinanaga n'ababebi Saye iri bakogaraga iryo. nyine yabaga Ntabwo wizeye. Noneho mukagenduranya ngo n'imyenda. oya Cyaza ari njye ufite umugore. sibyo waba utarakinnye saye Njye nakiriye saye mu myobo ingana kuriya. Ireshya kuriya. izo ni saye zo mu cyaro izo ni zo mu cyaro Uziko muri uramwo umuntu ashobora kujyamo imyaka 2 ntibabone. nyine natwe twajyaga kwihishamo tukihisha Uziko hari abahisha imyaka 2 ntibakubone. iyo twavaga amasaha yarangiye Wowe uri kwisha bagatashya inkwi zacu bazibye kagomeza wowe uri kwisha mu 23 wowe uri kwisha nagandi shabire uziri kwihisha n'itsina uragenda ukayicaramo n'igitoki ukacyurira uri kurwana no kwisha gusa wakanyamabiwe. yesu ko bebe wazaka kunyita indaya mbaye ndindaya Aha. nsigaye mvuga byasere wumva birasekeje Nundi babisekeje. byasere Nundi babisekeje. ukunda kuvuga byasere Nundi babisekeje. abantu niba nakuye ipfundiko Shani naha ndagasika. gusa uratereye uracyagenda bebe Niseka nkubaze. Shuka ubwira urumva. hano twanyuraga tugiye gusenga